Nshuti bakunzi ba Haleluya Amina TV, ngarutse imbere yanyu ngira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Hari ubutumwa buburira abantu Imana yampaye ngo mbashe kubagezaho. Niba utubonye ari ubwa mbere, ngaho kora subscribe, ubundi niba warayikoze ngaho kora share, wohereze bagenzi bawe batarayibona, cyangwa se utange na komenti utwungure n'ibitekerezo, ubundi ukore like. Imana ibaha umugisha. Turifashisha ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 55 umurongo wa 6 gukomeza. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6 gukomeza. Kadusome mu izina rya Yesu. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Imana ibaha umugisha.